Mikorobe ni utunyabuzima duto udashobora kubona n'amaso. Muri two hari udutera abantu indwara, hari n'utubafitiye akamaro. Ni nayo mpamvu muri two hari udukeneye abantu kugira ngo tubeho. Ariko kandi hari n'utwo abantu bakeneye kugira ngo babeho. Ese wari uzi ko hari ubwoko bwinshi bwa mikorobe butandukanye? Wari uzi se kandi ko hari ahantu ushobora gusanga mikorobe nyinshi wakwitondera kuruta ahandi? Muri iki kiganiro tugiye kubabwira ahantu henshi dusanga mikorobe nyinshi kuruta ahandi ushobora kwitondera mu gihe wahakoze ukaba wakwisukura cyangwa se ugakaraba cyane kugira ngo wivaneho izo mikorobe. Njyewe ubahaye ikaze muri iki kiganiro nitwa Japhet Ntakirutimana. Ahantu hambere rero tutarahababwira wabibutsa ko hariho ubwoko bune bwa mikorobe. Aha twavuga bacteria, protozoa, algae, fungi, virus. Kuri virus cyangwa se virusi, aha abenshi mu ngero nyinshi zitandukanye, ingero zitandukanye, virusi ya corona murayizi cyane aha ngaha iramenyekanye muri iyi minsi, virusi itera sida, virusi itera ibicurane, hari n'izindi nyinshi. Izo ni ingero twababwiraga. Dutangiye rero, ahantu hambere ushobora gusanga mikorobe nyinshi ni kuri telefone izi zigendanwa cyangwa se mobile telephone. Urabona ko buri gihe akenshi umuntu akoraho aho avuye, agakora kuri telefone akareba message cyangwa bamuhamagaye, ibyo waba uri gukora byose baguhamagaye wihutira gufata telefone ukitaba. Ahanini rero ntabwo abantu benshi bakunze kubyitaho ngo wenda basukure intoki zabo. Aha ni nayo mpamvu telefone ahanini uzasanga ibitse ubwoko butandukanye bwa bagiteri cyangwa se bwa mikorobe zigiye zitandukanye. Kandi twababwira ni ku mfunguzo izi zikingura. Urabyumva ko inshuro nyinshi umuntu azikoraho agiye gukingura. Ntago bisaba ngo ubanze ukarabe cyangwa se ube wakarabye. Ibyo wari urimo bitandukanye, akenshi uraza ugakingura ukazifata za mfunguzo zawe ugakingura. Urumva ko naho ni ahantu wakwitondera hashobora kuba mikorobe nyinshi. Ahandi tuva ku mfunguzo tugere no kuri puwanye ya serire, nayo buriya icyo kibazo iragifite, gisangiye n'imfunguzo. Birumvikana ko naho dukoraho kenshi dukingura. Ahandi dukomeza wasanga mikorobe nyinshi z'ubwoko butandukanye ni kuri twa dukoresho babikamo umunyu cyangwa se urusenda, turiya bakunze kwita sikiriyeri. Udusikiriyeri rero natwo ni ukwitonda, kuko ahenshi nko twatanga nk'ingero ni mu maresitora cyane. Burya abantu benshi bagenda bakoraho, buri wese ntuzi wabanje yakozeho intoki ze zimeze gute. Hariya naho kwitondera. Ahandi rero twababwira ni mu bwogero cyangwa se muri dushe burya naho hakunze kuba mikorobe, zirahororokera cyane kuko akenshi zikunda ahantu burya hakonje. Mu bwogero rero naho birashoboka cyane, kuko iyo twoga burya ku mubiri wacu cyangwa se ku ruhu, bitewe n'imyanda itandukanye ihaboneka cyangwa se n'ibyo umuntu aba yiriwemo, imyanda itandukanye iba igomba gusigara hariya muri dushe. Niyo mpamvu abantu bagirwa inama yo kuhakora isuku, ndetse aho abo bishobokera bagateramo n'imiti yica mikorobe. Ikindi twababwira ni uko mu bwogero buriya abantu bakangurirwa
kwitondera amazi bamaze gukaraba, bakamenya ko yagiye, niba aratwarwa n'amatiyo runaka aho ngaho, uko dushe zubatse cyangwa se uko mu bwogero hubatse, ukaba shuwa cyangwa ukabasira yuko amazi wakarabye yagiye, wakoze isuku, aho bishoboka nyine washyizemo n'iyo miti yica mikorobe. Ikindi twababwira, uburoso bw'amenyo. Uburoso bw'amenyo icyo twavuga aha ngaha ni uko nabwo bushobora kubika mikorobe zitandukanye mu gihe wabubitse ahantu hatizewe, cyangwa se twavuga akenshi nk'abantu bakunze kubika uburoso bw'amenyo mu madushe afatanye n'amatuwarete, aha hazagira ibyago byinshi by'uko mikorobe cyagiye uba muri ino misarane ya kijyambere cyangwa se iyi bakoresha bicaye, kwa kundi bafungura amazi, mikorobe zimwe na zimwe zishobora kuzamuka mu mwuka zikagenda zikajya ahantu muri ya dushe hafi aho ngaho babitse uburoso, zikigira kuri ubwo buroso. Uburoso rero akenshi iyo wabubitse butose, ibyo bikurura ko mikorobe ziza zikabujyaho ndetse we zigatangira no kuhororokera. Ni ikibazo rero umuntu agomba kwitaho. Aha twabagira inama y'uko uburoso ugomba kububika ahantu wizeye kandi ukabubika bwumutse, uzi neza ko bwumutse. Ahandi twababwira ni kuri keyboard ya mudasobwa cyangwa nanone kuri mouse ya mudasobwa cyangwa suri. Hariya naho urabona ko umuntu cyangwa se abantu bitewe n'abakoresha iyo mudasobwa bakunze kuyikoraho kenshi batandukanye, cyangwa se ugakoraho kenshi uvuye ahantu hatandukanye. Keyboard rero iri mu bintu nanone bigarukwaho kenshi n'inzobere mu bijyanye n'indwara zitandukanye zituruka kuri mikorobe. Abantu bagirwa inama y'uko nibura mikorobe zijya kuri keyboard ya mudasobwa bagomba kuzisukura bakoresheje imiti yabugenewe, bagahanagura kenshi gashoboka, bakirinda ko mu gihe mudasobwa yakoreshejwe yabikwa isukuye mu buryo butayangiza. Ahandi twavuga nanone ni kuri vola y'imodoka. Nituvuga vola y'imodoka birumvikana cyane, vola y'imodoka uzayikoraho uri umushoferi cyangwa ukunda gutwara imodoka yawe, uyikoraho wakoze ku bindi bintu, kuri telefone twavugaga, ku mfunguzo twavugaga, aha birumvikana cyane. Ntitwavuga vola y'imodoka rero ngo tubure kuvuga amahembe ya moto cyangwa se amahembe y'igare, uko wabyita kose, amahembe y'igare, amahembe ya moto, aho ni ahantu uzakora inshuro nyinshi wakoze ahandi hantu hatandukanye. Abantu rero baragirwa inama yo gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda izi mikorobe zitandukanye ushobora kuba wavana hariya hantu, kugira ngo nibura abantu bizere ko mu burwayi butandukanye buterwa na mikorobe butazabageraho, cyangwa se bazaba bagabanyije ibyago by'uko bakwandura izo ndwara zitandukanye ziterwa na mikorobe. Ikiganiro cy'uyu munsi rero naha tugisoreje, tubashimira cyane kuba mudukurikira kuri iyi channel yacu. Iyi channel kandi tukabibutsa ko izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye ariko byibanda ku ubuzima n'indwara zitandukanye, tukabagira inama y'uburyo mwakwirinda indwara, uburyo igihe wanduye indwara uko wakwitwara n'icyo wakora kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Abantu bashyashya rwose tubibutsa gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu biganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.